Mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, tubahaye ikaze ku bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda baherereye muri Australia, Canada, Amerika, Bubiligi, Budage, reka mbabwire ngo harimo n'abafaransa n'abarundi cyane cyane abantu bari mu ntara ya Gatanu. Uhaye ikaze muhanuzi w'Imana imbere y'izi kamera. Turabashuje abantu badukurikirana. Amahoro y'Imana bane namwe. Meze ute? Ndaho ndashima Imana. Tugiye kubana nandi, hari abantu bashobora kuba bakubonye aribwo bwa mbere, hari n'abandi bari basanzwe bakuza ariko barakuzi. Ku izina ry'umubyeyi akunda kunyita Musamweli. Mama Samweli akaba ari umuyobozi w'ikinyamakuru niyo yabivuze TV. Niyo yabivuze TV. Nyamuneka nimukomeze mukande subscribe mu sharing ibiganiro byabo. Tumaze iminsi tubona uhanura ariko uvuga uti nyamuneka abantu nimwihane cyangwa se nimwezwe. Hanyuma ndavuga ati uyu munsi ndashaka ko tuganira ku buhanuzi bugiye butambuka, ariko nanone Imana irakora. Twemere ko Imana ikora kandi ikiri no gukora. Yahozeho kera na n'ubu iracyariho. Uyu munsi wa none ubona ubuhanuzi kugira ngo bwemerwe cyangwa se busohore, ubona hakorwa iki? Ibihe byo gusenga kuko mbona byaragabanutse mu bantu, uko wowe niko bibona? Gusenga byarakamye mu bantu. N'ubwe gusenga ari ryatabyumva, natwe tubirimo kandi batwita abasazi. None kugira ngo bakwite umusazi, mbere yuko tugera ku kimana gutumye, kugira ngo bakwite umusazi byatewe n'iki cyangwa ubona byaratewe n'iki? Ubundi hari abantu binjiye mu murimo uyu murimo w'Imana, harimo abantu bahamagawe banyura mu muryango, banyura mu marembo. Yego. Ariko hari n'abandi banyuze mu idirishya. Hanyuma bafata umuntu wanyuze mu irembo. Yego. Ufate n'umuntu wanyuze mu idirishya. Uzambwire ko abo bantu bameze kimwe. Uwanyuze mu irembo n'uwanyuze mu idirishya ntabwo urumva ntabwo bameze kimwe. Hanyuma ari uwanyuze mu irembo n'uwanyuze mu idirishya, ubwo igisambo ni ikihe? N'uwanyuze mu idirishya. Yego. Rero uyu murimo w'Imana tubamo nawo harimo abantu baseseye. Baje ari baruseseze. Hanyuma afata umuntu winjiye aseseye, ufate n'umuntu wanyuze mu marembo, ntabwo biba bimeze kimwe. Nta nubwo basa. Byanga bikunda umuntu wanyuze mu irembo abafite imico n'ingendo, abafite ingendo, imvugo, mbese abafite n'indangagaciro. Noneho ufata wa muntu waseseye, aba ari igisambo, abasebzanya, aba ari umugome, aba ari umurozi, aba ari mbese ibibi byose biba bimuriho. Niyo mpamvu harimo itandukanirizo kw'aba bantu babiri, umuntu winjiye mu irembo n'uwaseseye yaciye mu idirishya. Yego. Hanyuma umuntu wahamagawe n'utarahamagawe umubwirwa n'iki? Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Hanyuma ubushize nza kuri kamera nabwiye abantu badukurikira, ndavuga ngo ikiranga umukirisitu, kubuhanura cyangwa se kuba werekwa cyane cyangwa kuba usirimba cyane cyangwa kuba uririmba cyane ntabwo byavuga ko utageragezwa. Ikindi kuba wirukana abadayimoni bagahunga ntabwo byavuga ko utageragezwa. Byanga bikunda byarambwiye ngo amakuba ni menshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Rero ikintu navugaho abakozi b'Imana b'iki gihe, tunaniwe kwihangana. Ubundi ongera ahubwo nta n'ibanga bagira. Buretse mbivuge. Yego. Ubundi ikiranga umukristo arihangana. Kabiri agira ibanga. Yego. Sibyo? Gatatu aca bugufi. Kane arizera. Yego. Gatanu yera n'imbuto. Gatatu ikikubwira umukristo ufite nako ikikubwira umuntu w'Imana. Yego. Agira ibanga mu bigeragezo ahura nabyo. N'amarira yamwica cyangwa se yaba afite ibibazo, akagenda ku musozi cyangwa se akajya mu cyumba cye akabibwira Imana, agasohoka yihanuye. Hanyuma mbere yuko tugera kuri cyatuzanye, ese kuki abantu cyangwa se abakristo batakarije Imana icyizere, bananirwa no kwizera abahanuzi ndetse n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe? Impamvu
kugaruka kuri iryo jambo nakubwiye ngo uyu murimo w'Imana turimo harimo abantu basese, harimo ibirura, harimo n'intama. Hanyuma abantu ba Kristo bamwe impamvu bacitse intege, harimo abagiye bahura n'ibirura, sibyo? Hanyuma fata umuntu waje arushye akeneye Imana, wa muntu naza arushye aje kunduhukiraho agasanga ndi ikirura ari bwagikizwa, zanga bikunda nidutandukana bitewe n'amabi namukoreye n'undi bazahura uvuga nk'ibyo mvuga, azamubonamo ya shusho yambonyemo, azongera ayibonemo wa wundi. Hanyuma reka udushyire n'imbere y'Imana udusenge kugira ngo tubone kwinjira mu cyatuzanye. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri igiti cy'inganzamarumbu isambi utarumba, uri umunara muremure abaguhungiyeho. Umuririmbyi yaravuze ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, aravangwa tugufite nitwifuza undi murengezi, aravangwa kandi muri we tuhabonera byose. Umuntu wakwizeye ntakogwa n'isoni, umuntu wakwizeye nta mwara, umuntu wakwizeye umubera igihome kandi umubera ubwugamo. Ndasenze nicaye kwizi kamera kugira ngo ushyigikire Mwuka Wera w'Imana bane nanjye, kandi icyo wagambiriye gukora ugikore mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen. Hanyuma rero nguhaye kaze utugeze ku cy'Imana yagushyize ku mutima. Turabashuje mube maso mukanguke dusangire ubutumwa bwiza cyangwa se ubuhanuzi. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma uwacu aherutse kuzura umwuka, aravangwa ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu, nahagarira inzira z'abanyabyaha, nicane n'abakobanyi. Ni Jaridine wabiririmbye. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma nangariza abantu ibintu byose ukora Imana irabireba. Imana ishimwe. Ibintu byose ukora, ibyo ukora urahiherereye, ibyo ukora uri ahantu hatiherereye, ibintu byose ukora Yesu arabizi. Amen. Ibintu byose ukora Imana irabizi, naho abavandimwe batakumenya, ariko yera yo mu ijuru ijya yitegereza ikamenya urushishi rw'umukara cyangwa se ikamenya umusatsi uri ku mutwe wawe. Ibintu byose ukora Imana igeze gute? Imana irakureba. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, ibyiza ukora, ibibukora, Imana igira gute? Imana irakureba. Imana ishimwe. Hanyuma amagambo y'Imana ari muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere, haravangwa ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagaraye mu nzira z'abanyabyaha. Imana ishimwe. Amen. Ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza, ngazahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo ibibabi byacyo ntabwo bizuma, ahubwo bihora bigize gute? Bihora bitoshye. Amen. Ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Ngo ndetse ntagendere mu nzira z'abanyabyaha. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi naho amapfa yatera we ntabwo azamushikaho. Amen. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi naho imisozi yahaguruka cyangwa se ibigeragezo bigahaguruka, Imana izamurwanira. Haleluya. Ntangariza abantu badukurikiye, intambara zose uhagazemo uzi ko utazizaniye, hari Satani wagize gute? Wazikuzaniye. Haleluya. Zanga bikunda Imana izagira gute? Izakurwanirira. Kuko hano umwanditsi wa Zaburi ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Haleluya. Ngo ntagare mu nzira z'abanyabyaha. Mu yandi magambo, uyu muntu arahirwa. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi arahirwa. N'umuntu wamenye ukuri muri we akagusangiza n'abandi, kabiri akagukomeraho. Ariko ikintu kibabaje, abantu kuri bagutaye inyuma, ahubwo ikinyoma nicyo bashyize imbere. Yego. Abanyamasengesho, abashumba, abadiyakoni, abaririmbyi, abakirisitu, cyangwa se cyitwa umuntu wese wambaye inyama n'amaraso, Imana ishimwe, bitonde. Ntawe navuze izina, nta n'uwo nateye amabuye, navuze nta n'uwo natunze urutoki, navuze abantu bose. Amen. Amen. Abantu bose ikinyoma bagihaye intebe, ahubwo ukuri bagushyira inyuma, ukuri baragutwikira. Kandi ntabwo ibyo ari byo bikwiye umukristo. Umukristo agira ukuri muri we, umukristo agira ibanga, umukristo arihangana. Umukristo hari ukuntu agenda kudasa nk'uko abandi, umukristo hari ukuntu avuga gutandukanye n'ab'iki gihe. Haleluya. Ariko ikibabaje, umupagani w'iki gihe n'umukristo nta tandukaniro, bose barasa. Kubera iki? Ibintu bizabaye uruvange. Ariko Yesu adutabara. Amen. Yesu agire gute? Yesu adutabara. Tugaruke ku ijambo. Ijambo ryavuze ngo ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagaraye mu nzira z'abanyabyaha. Amen. Haleluya. Ngo ndetse nicanye n'abakobanyi. Niba uzi ko wicana n'abakobanyi, nkubwire ngo amaso y'Imana arakureba.
niba uzi ko wicara n'abakobanyi inama nakugira nuko wakwihana ukezwa. Imana ishimwe. Ushobora kumenya umunsi wiriwe ariko ntabwo wamenya umunsi uri burare. Ushobora kumenya umunsi waraye ariko ntabwo wamenya umunsi uri bwirirwe. Imana ishimwe. Abantu badukurikiye ndabizi neza muri mu bihugu bitandukanye ariko mbese mugwize intwaro yo gukiranuka. Amen. Mugwize intwaro yo kugira urukundo, mugwize intwaro yo kwihangana, mugwize intwaro yo kugira gute yo kuva mu buzaha. Imana ishimwe. Hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo twageze ku musaraba, ngo Yesu yarabirangije, ngo ibintu byose ni amahoro, ngo Yesu ibintu byose yarabyejejeho. Maze igihe mbwira abantu Imana itaragira imbabazi Mose, ntabwo mama Samweli ninjye zagira imbabazi. Imana itaragira imbabazi Mose, ntabwo wari uzagira gute izagira imbabazi. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo iki? Zibugishamo imbaraga. Imana ishimwe. Hanyuma Yesu yambwiye ngo mbwire abantu badukurikiye, Imana ije kongera gukora isaka, Imana ije kongera kugira gute gukora ibarura. Imana ishimwe. Amen. Amen. Imana yambwiye ngo ije kongera kugaruka mu nsengero. Yambwiye ngo ije kongera kugaruka hehe? Mu nsengero. Amen. Irangije irambwira ngo kandi ije kongera kugaruka hehe? Mu bashumba. Irambwira ngo buri rusongero rwose cyangwa se buri mushumba wese uzi ko afite itorero, n'ufite itorero ntago ari ufite itorero bafunze, n'uhagaze mbese n'ufite urusengero ashumbye. Imana yambwiye ngo ije kugaruka kureba ko uko yamuhamagaye ariko agihagaze. Imana irambwira ngo bamwe bari kwitwaza ngo abayobozi bari gufunga isengero, ngo ibi bintu ntabwo ari Imana yabishatse, ibi bintu birimo n'Imana. Kuko ubuyobozi bwose nta buyobozi bujya baho butashyizweho n'Imana. Imana irambwira ngo mbwire abantu niyo iri gukorera mu bayobozi kuko hari akajagari Imana ije guca. Ikindi cya kabiri hari abapasiteri bihaye intebe batahawe n'intebe n'Imana. Amen. Imana irambwira ngo ije kugaruka mu nsengero, irambwira ngo ije gukora isaka, ije gukora ibarura, ije gukora igenzura. Irambwira ngo hari abandi bashumba baje kongera kwicara. Haleluya. Uwiteka yambwiye ngo topaya sinima era distance fora payasi. Irambwira ngo yaraje bwa mbere abantu ntibemera, iza bwa kabiri abantu ntibemera, iza bwa gatatu abantu ntibemera. Imana yambwiye ngo irihagurukiye mu gihugu cyayo cyo mu ijuru ryayo ryera. Irambwira ngo ije gukora umukwabo. Irangije irambwira ngo mbwira abantu hari abapasiteri Imana ije nukuri, hari abapasiteri Imana ije gukura ku ntebe ikabakura ku ruhimbi igasohora neza. Irambwira ngo ifashe umweyo ije gukubura, irambwira ngo ifashe akayunguruzo ije kuyungurura, irambwira ngo ifashe intara Uwiteka aje kugosora. Imana ishimwe. Hanyuma ntangariza abantu badukurikiye, banza witegereze mudiyakoni niba Imana itari bugukubura, banza witegereze mushumba niba Imana itari bugukubura, banza witegereze mu gushumba kwawe niba ufite ukuri cyangwa se ukirimo mwuka wera w'Imana, ubanza urebe n'ibikinyoma utaragishyize imbere. Birashoboka yuko hari ukuntu hatandukiriye ariko ngera ubwira Imana ngo Mana noneho manitse amaboko. Ikibabaje abantu b'iki gihe twihagararaho nk'imbwira iry'uruhu, ntabwo ntukanye, ihangane mukanini kuvuga, ntabwo ntukanye. Ubwo mukanya murare muvuga ati mama Samweli noneho nawe yapaganye yatukanye ngiye gusa nk'abandi bose. Abantu twihagararaho nk'imbwa igihe none byagera ku bakozi b'Imana tugira ikintu cyo kwihagararaho, ntabwo tugira guca bugufi. Imana ishimwe. Ntabwo tugira guca bugufi, dufite turikakaza turizamura. Umuntu aragenda akareba ikote yambaye kandi wibuka ko iryo kote Imana yakwambitse kera ntabwo waryambaraga. Wibuke kera ukiriye dobari kwa Makiro udafite n'icyo kurya, wambara imyenda irimo ibirakaraka cyangwa se utanayifite. Imana ishimwe. Nze mbyibuka kera ari igihe cyabayeho kandi nakoreraga Imana. Imana ishimwe. Amen. Nabayeho ntagira imyenda yo kwambara. Ndibuka rimwe itorero rigeze kumfungurira igitenge cyo kwambara, nacyo cyari cyaracuye. Ariko icyo ni igihe nari ngize gute, ni igihe cyanjye. Hanyuma impamvu nari mvuze gutyo, umuntu arareba wenda ikota ahagazemo cyangwa se agatuti yicayeho akavuga ngo bizanga bikunda ndakomeye. Ntabwo ukomeye, hakomeye Imana kwicajeho. Kandi niba uzi ko wanicaye wakoresheje imiti wagiye gucisha Nigeria cyangwa se wagiye gucisha iyo ngiyo za Kongo, wagiye gucisha za Sudani, za Tanzania, mubwire ngo Uwiteka araje
ahagurutse ku ntebe ye. Imana ije gukora isaka, Imana ije gukora ibarura, Imana hari ibintu ije kuyungurura. Witegereze neza niba mu bantu Imana ije kuyungurura utagiye mu kayunguruzo. Utitwa ngo uri pasiteri, ngo uri umunyacyubahiro, nta cyubahiro ufite. Icyubahiro ni Imana, ibindi byose bizashira. Imana ishimwe. Ntangariza abantu bankurikiranye, banza ushaka ubwami bw'Imana no gukiranirwa, ibindi byose n'unyongere. Uwo mubiri wambaye niwe wawusiga ku manywa na nijoro, ukawusiga amavuta ya miliyoni 2 cyangwa se miliyoni, nimonye uri kugaburira. Icyiza nuko wakwegera Uwiteka ukamushaka bikiri hafi. Imana ishimwe. Ngaruke kuri rya jambo, abakozi b'Imana tugwije kwikakaza, tukwije ubwibone, tugwije kudaca bugufi. N'ukuri abakozi b'Imana turikakaza kandi n'ukuri icyubahiro ni Imana. Subiza amaso inyuma ureba aho wavuye, ureba ahantu Imana gukuye. Birashoboka ko Imana yagukuye iwawe ukaza n'amaguru, birashoboka ko Imana yagukuye mu mayibo, birashoboka ko Imana yagukuye mu kazi ko mu rugo, birashoboka yuko Imana yagukuye mu burayi, birashoboka ko hari ahantu Imana yagukuye. Ariko subiza amaso inyuma ubwira Imana ngo naho ngeze ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye, ahubwo ni kubw'imbaraga za. Bitume wongera kugirira Imana icyizere, bitume wongera kugira ahantu uva, wongera ugira n'ubusabane n'Imana. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo Imana ije gukora ibarura cyane mu bakozi. N'ukuri Imana yambwiye ngo ije mu bashumba, irambwira ngo ifashe intara, irambwira ngo ifashe akayunguruzo. Imana ishimwe. Irambwira ngo ndetse mbabwire ngo hari n'isengero zindi zije gufungwa. Imana irambwira ngo kandi izi sengero ishyizeho ingufuri funguzo zitakaye muri tuwarete. Irambwira ngo hano imbere hagiye guca uwambaye. N'ukuri kw'Imana. Mbese n'uwari uhetse umwana agiye kumujishura umwana yigenza. Niba ari umwana w'amezi 2 bamwe bazamutereka hasi umwana adashoboye kwigenza. Mu yandi magambo agiye kubaho igihe umwana arira nyina ntiyumve. Mu yandi magambo mushaka Imana. Imana yambwiye ngo hari isengero zigiye gufungwa. Irambwira ngo kandi zisengero, irambwira ngo harimo n'urusengero rwa Papa King. Ndakubwiza ukuri. Irambwira ngo urusengero rwa Papa King rugiye gufungwa. Amen. Imana irambwira ngo hari abapasiteri mwihangane nivuga bino bintu nimuntera amabuye. Irambwira ngo hari abapasiteri bafashe inda barazikwedura, bibagirwa isezerano bagiranye n'Imana, bibagirwa impeta bagiranye n'Imana. Imana irambwira ngo ihagurutse mu ijuru ryayo ryera. Irambwira ngo inkota y'Uwiteka iramanutse. Irambwira ngo topaya sinima efo. Irambwira ngo Uwiteka yahagurutse ku ntebe. Topaya sinima. Irambwira ngo uburakari bwayo buramanutse kandi bugwiriye abantu bayo. Topaya sinima edrop. Irambwira ngo hari isengero zigiye kandi n'ukuri. Imana yambwiye ngo urusengero rwa Paking rugiye gufungwa. Irambwira ngo n'abapasiteri bagiye kujya muri gereza. Niba uzi ko hari ifubyi ugiye gufungwa, niba uzi ko hari abapfakazi ugiye gufungwa. Imana ishimwe. Uwiteka arambwira ngo bamwe bagiye biba abantu bagwiza mu nzu zabo ndetse no mu nda zabo. Imana irambwira ngo hagiye kubaho igihe umwana arira nyina ntiyumve. Uwiteka arambwira ngo mumugarukire. Imana irongera irambwira ngo hari ba Dawidi bakiri mu ishyamba bagitwikiriye. Amen. Aba ba Dawidi babuze ahantu bavugira, babuze ahantu bakorera Imana. Nugiye kuvuga baramuzimya, nugiye kuvuga baramucecekesha. Uwiteka yambwiye ngo hari ba Dawidi bakiri mu ishyamba. Imana irambwira ngo niyo mpamvu ije gukora isaka cyangwa se gukora ibarura cyangwa se gukora igenzura. Irambwira ngo hari abantu Imana ifashe intebe zabo irazubika. Imana ishimwe. Ikindi kintu Imana yambwiye ngo murabona aka nakayunguruzo. Aka nakayunguruzo. Kandi akayunguruzo nta kindi gakora. Akayunguruzo nta kindi gakora uretse kuyungurura. Amen. Amen. Kandi akayunguruzo iyo kayunguruye Imana ishimwe. Nukuvuga ngo ibiheri bisigara mu kayunguruzo. Hanyuma ifu nayo ikamanuka ikajya hasi. Imana ishimwe. Hanyuma iyi fu ibi bintu bacishije mu kayunguruzo zanga bikunda ibiheri bisigara mu kayunguruzo ariko ifu ikajya hasi. Hanyuma ifu n'ibiheri biba bitandukanye. Ifu ibinoze. Amen. Hanyuma ibiheri nabyo biba ari uruvangavanye. Imana yambwiye ngo mbwira abantu. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo igeze mu nsengero hari ibintu Imana ije kuyungurura. Irambwira ngo ije kuyungurura abapasiteri, ije kuyungurura abahanuzi, ije kuyungurura abavuga butumwa,
Imana yambwiye ngo topaya sinima era distance for power, irambwira ngo igeze mu ngeri zose. Uwiteka yambwiye ngo hari ibintu Imana ije kuyungurura, irambwira ngo igeze ku ruhimbi. Ni ku Uwiteka yagize gute yavuganye nanjye, arambwira ngo ifu igiye ukwayo n'ibiheri bigiye ukwayo. Imana ishimwe. Irambwira ngo kandi bino biheri n'abashumba batubashye Imana, n'abashumba bakweduye inda, n'abashumba Imana yamaze gusubiza, ibakura mu ivu, ibakura aho kwa maciru iradoba, irangisha ibagirira neza. Imaze kubagirira neza, birengagiza isezerano bagiranye n'Imana, birengagiza n'Imana yabakuye, batinzira y'agakiza cyangwa se batakongera kumvira Imana. Barangije bajya mu businzi, barangije bajya mu busambanyi, barangije bajya mu kuraguza, barangije bajya mu gucisha. Imana irambwira ngo ije kugira gute, ije kuyungurura. Hetopaya sinima heropani wa efo hetopaya si distance ni waya sire bone drome fo herapaya sinima. Uwiteka yambwiye ngo haje kubarana n'umuntu wese. Imana yambwiye ngo ije kubarana n'umuntu wese mu rwego ahagazemo. Imana yambwiye ngo ije kugira gute, ije kubarana n'umuntu wese. Hanyuma ijambo ryavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagaraye mu nzira z'abanyabyaha. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo niba uzi ko wavuganye n'Imana, aleluya, ukaba uzi ko wabanye n'Imana neza, kabiri ukavugana n'Imana, Imana yambwiye ngo nta kintu na kimwe yavuganye n'umuntu cyavuye mu kanwa kayo Imana itazasohoza. Niba uzi ko wabanye n'Imana neza, ukaba mu mwanya Imana ishaka, naho ukamanika amaboko ukabwira Imana ngo Mana naraguye ngera ungaruko, Imana yambwiye ngo mbwira abo bantu Uwiteka aje kubagirira neza. Niko Imana agize gute yambwiye. Ariko irambwira ngo Imana yakayunguruzo, hari abo Imana ije kugira gute, ije kuyungurura. Mu yandi magambo yambwiye ngo abantu Imana ije kuyungurura ibigije ku ruhande n'abashumba. Inambwa ngo hari abashumba Imana yigije ku ruhande, nta nubwo bazibuka ko bigeze kubabo, nta nubwo izina ryabo mbese rigiye guta agaciro. Imana irambwira ngo buri muntu wese niyigenzura, arebe ahantu ahagaze, arebe niba kiri mu gakiza k'Imana, arebe niba akifitanye Imana n'ubusabane, cyangwa se niba gifitanye Imana n'isezerano. Imana ishimwe. Niba gifitanye n'ubusabane n'Imana, nasanga hari aho yaguye abwira Imana ngo Mana ongera ungaruko. Imana yambwiye ngo hano imbere hagiye guca uwambaye. Niko Imana yagize gute yavuganye nanjye. Irangije irambwira ngo ije gukora isaka. Imana ishimwe. Irambwira ngo buri muntu wese Imana ije kumuhembura, ije kumuhembera ibikwiranye n'ibyo yagize gute, n'ibyo yakoze. Imana ishimwe. Hanyuma Imana yambwiye ngo igeze mu ngeri zose, igeze mu bakobwa, igeze mu babyeyi, igeze mu bashumba, igeze mu bantu bose batandukanye. Niyo yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha. Niba uzi ko uri umukozi w'Imana ugira ishyari, ukajya kuroga mugenzi wawe, ukajya kumugambanira, nta juru kujya. Iryo juru si irya mama, si irya papa wawe, si irya so, si irya nyoko, si irya Remera, si irya Kanombe. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo hari ibihugu bitandukanye ije kugira mu yandi magambo. Niba uzi ko watakaje indangagaciro ya gikirisitu, Imana nawe igize gute, Imana iguteye umugongo. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Hanyuma buri muntu wese niyigenzura, arebe niba ryagaze mu mwanya w'Imana, arebe niba ryagaze aho Imana imushaka. Haleluya. Kuko Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagaraye mu nzira z'abanyabyaha. Haleluya. Ngo uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza, ngo azahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo ibibabi byacyo ntabwo byumye, ahubwo bihora bitoshe. Ni umukristo wabanye n'Imana neza, ni umukristo wasenze, ni umukristo wihanganye, ni umukristo wihanganye ibimugerageza. Amakuba akaza agakomera, amakuba akaza agasenga. Imana ishimwe. Kuba waraniwe ntibivuga ko utageragezwa, kuba warashunde ntibivuga ko utageragezwa, kuba warabaye umunyacyubahiro ukaba mushumba ukomeye, sibyo ko nta n'umuntu ukomera akomera Imana, ukayobora amatorero arenze 3 arenze 4, ntabwo bishatse kuvuga ko utageragezwa, ahubwo se muri uko kugerageza uhagaze ute, uhagaranye gute n'Imana, ugiranye Imana n'ubusabane gute. Imana yambwiye ngo buri muntu wese niyigenzura. Yambwiye ngo ije mu nsengero, ije gukora isaka, kandi n'ukuri hagiye kuba ikintu cyo gufunga isengero. N'ukuri izi zafungurwa ni nkeya, izi zafungurwa ni nkeya, ni nkeya, ni nkeya, ni nkeya, ni nkeya. Imana yambwiye ngo mu karere byibuza agomba kujya hasigara isengero 2.
mu karere muhehe mu karere Imana yambwiye ngo mu karere hagiye kujya hasigara isengero ebyiri. Mu yandi magambo rero abantu muve mu mikino musenga. Uwahekaga umwana n'umwana agiye kwigenza. Imana ishimwe. Buri muntu wese nabe maso. Ikindi cya kabiri, agakiza nako umuntu ku giti cye. Imana ishimwe. Agakiza ni ikinege ku muntu ku giti cye. Haleluya. We igakurira ngo runaka yamvuze ndaguye, runaka yamvuze nkweye inzoga, runaka ne wambatije ugaguye nangereka ngwe, runaka ne wanyigishije agakiza nako umuntu ku giti cye. Imana ishimwe. Umugore azagenda umugabo asigara kandi baryamanye ku buriri bumwe. Imana ishimwe. Umugabo azasenga umugabo azagenda umugore asigara. Imana ishimwe. Kandi baryamanye ku buriri bumwe. Amen. Abana wabizaye ushaka kuba ufite abana 5 cyangwa 10 babiri bazagenda cyangwa se umwe agenda. Se na nyina bagire gute basigara. Hanyuma abantu muve mu matiku, muve mu butiriganya mushaka ubwami bw'Imana. Kuko ubwami bw'Imana buratwaranirwa intwane zibugishamo iki? Zibugishamo imbaraga. Imana ishimwe. Amen. Kindi kintu ngiye kuvugaho, Imana yambwiye ngo Imana ije mu bakomeye. Imana yambwiye ngo ije mu bakomeye. Yambwiye ngo Data wa twese agize gute? Aje mu bakomeye. Hari ibihugu Imana ije kunyuramo, hari umwe Imana ifashije gukubura, inzugi zirafunzwe, mbese hari abantu Imana ije bitwa ngo n'abanyacyubahiro, abaministiri, abaperezida, ariko ntabwo ari abinaha mu Rwanda. Ntabwo ari uwacu, ntabwo ari perezida wacu. Mutanyumvana. Imana yambwiye ngo kandi ikindi musenyera igihugu cy'i Burundi harimo ikintu cyitwa intambara ikomeye. Burundi hagiye kubamo intambara ikomeye, hanyuma iki gihugu Imana igitabare. Iki gihugu Imana kigire gute? Igitabare. Iki gihugu Imana igitabare kuko ubuyobozi bwaho bumwe bugiye gusubiranamo bunaveho, harimo n'umuyobozi uyobora kiriya gihugu. Rero musengera iki gihugu cy'i Burundi kuko hari ibintu Imana ije kugira gute? Hari ibintu Imana ije gukora. Rero nta kindi nabwira abantu musenge kandi mukomere ku gakiza kanyu. Imana ibahereze umugisha. Ngaho dusengere, nta kindi kintu narenzaho nyuma y'ubuhanuzi. Reka dusenge. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri mwiza ubere mwiza bagutegereje, izina rye nirihabwe icyubahiro. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana isezeranye igasoza, kandi uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Dusengera ijambo cyangwa se dusengera ubuhanuzi, imbaraga zawe ziwerekeze kandi unyemerere ushigikire mwami ibyo bavuze. Imbaraga z'Imana ziganze, imbaraga z'Imana zitegeke mu izina rya Yesu. Gukomera kwawe kuganze, icyubahiro cyawe kineshe, icyubahiro cyawe gitsinde. Urakoze mwami kubikoze, ni mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana ry'Umwuka wera. Amen. Hari umuntu wakumva yasengana nawe, ndagusaba kugira ngo uduhe nimero zawe. Nomero zanjye ni 078 6karindwi 3karindwi 308. 078 6karindwi 3karindwi 308. Imana ibahereze umugisha.